Mukomeze kugubwa neza rero nshuti zanjye, nizere ko muri amahoro. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ku bagore batagira inyama mu gitsina cyangwa se mu gituba cyabo. Ese ni iki bakora kugira ngo nabo babe abagore buzuye cyangwa se abagore baryoshye, kubera ko abantu benshi birabasenyera. Hari n'ubwo usanga abagabo kenshi bafungwa, bari abagabo mujya mwumva ngo bafashe abana ku ngufu, kubera ko akenshi hari igihe babikora bashaka ahantu hegeranye, ahantu hasa nk'aho gusunika hatiriza biba ari byiza. Ni ukuvuga ngo buriya abagabo benshi ibyishimo byabo ntabwo biba ahantu ho gusunika ngo bamere nk'aho nta kibafata. Niyo mpamvu uzasanga abagabo bamwe na bamwe bakunda abana batoya batari baguka cyane, cyangwa bagakunda kurongora mu kibuno kuko ikibuno ntabwo gikunda kwaguka nyine. So rero niyo mpamvu usanga nk'umugore afite umugabo ariko ugasanga uwo mugore igitsina cye nta nyama zibamo. Rero abantu benshi bakunda kumbaza ngo ese ngo kuba ngo umuntu ngo adafite inyama mu gitsina bituruka ku ki? Ese ngo si uko aba yarabyaye? Oya, ndakumenyesha ko kutagira inyama mu gitsina ntabwo ari uko uba warabyaye, nta nubwo yaba ari n'uko wenda uba warakoze imibonano mpuzabitsina cyane, ahubwo kutagira inyama mu gitsina biterwa n'uko uremetse. Mubyumve neza, biterwa n'uko uremetse. Narababwiye muri iyi si turatandukanye, dufite ibintu bitandukanye, dufite umubiri utandukanye. Hariho abantu usanga bafite icyo bita ikibundankari, hari abagira umushokanyo, hari abagira urweso, hari abagira agatoma. Namwe murabizi amoko y'ibitsina agera hafi muri 30 y'abagore, kandi mureba twese ubundi tugiye guforoma kimwe. Hari abo usanga bafite amabere agwa vuba, ubwoko bw'amabere agwa vuba. Hari abo usanga bafite ubwoko bw'amabere tuba duhagaze ari dutoya. Hari abafite, mbese namwe murabizi, ngira ngo murabizi ibintu uko biba biteye. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ntabwo byagukanga cyane, bibaho aho uzasanga umuntu ameze gutyo nyine bikakuyobera, akavuga ese ubu ngubu umuntu uteye gutya nzabigenza ne? Ugasanga nyine mu gitsina cye harakwedutse kandi ataranabyaye, akiri n'umukobwa, ariko ugasanga nyine habaye hagari. Hakabaho n'igihe uzasanga ari umumama ufite abana runaka benshi, ariko ugasanga mu gitsina cyiwe haracyabamo inyama. Guys, rero kiriya gitsina kirimo inyama cyangwa se kuba umuntu yegeranyemo imbere nibyo biryohera abagabo, nibyo bizana icyanga mu gitsina ku buryo umuntu yumva byishimiye ndetse cyane, bikaba byatuma wumva umuntu wamugirira amarangamutima cyangwa se santima bitewe n'uko umurongora, ariko ukumva nyine ntabwo ihurubuka, ntabwo yirukanka. So rero unashakana n'umuntu ugasanga niko ateye, ntuzumve yuko wenda ngo ari uko ngo yasambanye cyane. Oya, ahubwo tubonye ko ariyo miterere y'abantu muri rusange, apana bamwe na bamwe, apana muri rusange, ahubwo bamwe na bamwe. Noneho rero niki twakora kugira ngo basi byibura dushimishe abagabo bacu? Ko tumaze kubona yuko abagabo bakunda igitsina cyegeranye, igitsina gifitemo inyama mo imbere, niki twakora? Ubushize muri video y'ubushize narababwiye ngo iyo ugiye kubikora ibintu nk'ibyo uragarama, ugasa nk'ukurura umwuka usubiza imbere. Nyine ubwo muri gukora imibonano mpuzabitsina, ugakurura umwuka usa nk'uwusubiza imbere mu gitsina, warangiza ugasa nk'uwegeranya inyama z'imbere mu gitsina. Nk'abantu mwe, ibi bintu biragoye, ntimubyumve gutyo.
kubikubwira teori ukazabishyira puratike birakugoye ndabizi, ariko ku muntu wagize amahirwe yo kubasha kubimenya birafasha cyane. Ufata umwuka ukawukurura, urabizi, hita ufata nk'ubu ngubu umwuka, niba uri umugore nkurikiye, ufata umwuka uwukurure urebe ukuntu biragenda, urahita wumva inyama z'imbere zise zizamuka, sibyo? Sa nk'uwitsindagira, sa nk'ukurura umwuka nk'umuntu witsa wumve, birumvikana. Noneho warangiza ubwo urumva murabikora. Ikindi bigusaba kugira ngo wirekure ariko ufite imibare. Niba uzamuye amaguru hejuru use nkaho uhafatiraho cyane, use nk'ukurura umwuka kugira ngo bize kugenda neza nyine imbere hegerane. Iyo ubikoze gutyo uba umeze nk'umukobwa ugitakaza ubusugi vuba, umugabo arashyiramo agasa nk'uwuhatiriza cyane, ko tubonye ko ari byo bintu burya abagabo bakunda. Ntuzaveho ngo wirarire ngo uvuge ngo nageze mu rugo nta kibazo gihari, oya, ahubwo wowe uzakora uko ushoboye, urwane ishyaka ry'uko umugabo wawe atazakunyuzamo ijisho, umugabo wawe atazagufata uko utari, ahubwo wowe uzamwereke ko byose bishoboka. Icyo nabwira abantu muri rusange, igitsina kitarangaye cyangwa se igitsina kidafite inyama, igitsina gifite inyama kitarangaye kiraryoha, sibyo? Ariko igitsina kirangaye kidafite inyama ntabwo gikunda kuryohera abagabo, bitewe n'uko ashyiramo akabura aho afatisha, kandi iyo yashyizemo akabura aho afatisha biramubabaza cyane. Niyo mpamvu rero nafashe umwanzuro wo kuzabigisha icyo mwakora kugira ngo niba harimo n'abantu bafite icyo kibazo ariko bakaba barabitewe n'uko baba barakoze imibonano mpuzabitsina cyane, niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo kubigisha iyo gahunda kugira ngo muyikore, muyikurikize, izabagirire akamaro muri rusange. Ibyo nimara kubibigisha, nzabigisha uburyo, hari umuti nzababwira muzajya mukoresha kugira ngo bibafashe kwegerana mu gitsina cyanyu, kugira ngo abagabo banyu batazagira gute, batazabaca inyuma. Ariko niba uwo muti muwushaka nimubisabe muri comment, nyabuneka kuvuga, gusaba, kuvuga ikibazo ufite ntabwo aba ari ikosa. Nimwandike comment muri benshi, mbibone ko muhari kandi munkurikiye, nanjye bizantera imbaraga zo gushaka iyo miti mbemerera, cyane ko mba nyizi ahubwo ari mwe mubura.